ku biceri 200 kagenda mbishaka ubundi zeyo mite uza nkwishyura umereze ibyanyu kazuye kukabarira amacupa abiri yonyine arahita arikora ntabwo nabyemera. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Mwiriwe abo kwa kanyandekwe. Ejo bundi bantwaye icupa n'ikoti none uyu munsi aje kunywera hano pe. Jesus is Lord. Habakiri umunsi nabahuze uyu munsi ntabikindi ndi ubone kabisa. Umugabo ukunda kunywera hano akuba ari buze uyu munsi. Ahubwo reka mbesutse mu karaga kantu kaba yanagura. Gutaha ubundi waje ubanza ukasogongera. Wanda gusogongeza kuko uri umukiriya wawe. Ntabwo nakwiye. Aya ndige nararego wose angura reba ko nimba ngwaye byishira ari. Iyi nzoga ni nturi neza. Iraryoje. Mana ahubwo se icupa rigeza kurangahe. Hano ndabona babazanye n'amandazi aho bantu wabaza nk'iri. Hano ni turi kurisha ijana ryonyine. Ibintu byose ngo ni muri zirene byarahenze. Ahubwo mana ntabwo bihenda. None irindazi kuri mwana inzoga. Biraryoshye niba murima. Ngaho agira nk'umusozi wanjye umusore n'inzoga abiri n'itanu icupa. Nta guteka nta kubaiti ubungubu koko none dore rero pesa mbere tusigaye twarasirimutse naho tubishyiraho nta kibazo. oya kangahe ako se juzana amafaranga ni ubuta amafaranga ntayamereye nk'abandi. amafaranga ni sana ari burakoze. yewe urakoze uzagaruke. Nzagaruka. sawa Sawa murakoze.